buriya abagabo icyo bashaka ni icyubahiro, ni ukubabwirana ubugwaneza, ibindi byose birizana kuri bo. Ni abana beza, wowe mucira bugufi wimubwira nabi, yitanga umwuka nabi, oya ceceka. Nubwo wenda ntacyo yaba yasize, erega nawe hari igihe biba byamuyobeye, umubwira uti ni ukuri sheri, ni karibu mu nzu, byagenze bite mu kazi, ese byagenze neza, umubwirana urukundo, ni karibu ku meza, ngwino umwereka urukundo, rwa rukundo urimo kumwereka, aho kugira ngo ajye kwa yandaya imwereka imwubaha cyane, wowe mwubaha urushe yandaya. Yego umubwira uti sheri. Bongeye kubasuza abakunzi ba Shenge TV, Imana ibamugisha. Nkurarikira utarakora subscribe, kora subscribe. Mukozi w'Imana rero ari ibintu byinshi turi kubona iki gihe, tukabona bijyanye n'ingo, tukabona ni ibintu bikomeye cyane. Hari abadamu benshi turi kubona ingo ziri gusenyuka aribo babigezemo uruhare, si ukuba ko n'abagabo nabo birahari, ariko tubanjije ku badamu. Ese iyo urebye ingo ziri gusenyuka kwazo, ese niki kiri kubitera? Kuko twagiye tubona wubaka ingo nyinshi cyane nk'umukozi w'Imana, hari benshi nzi bagutumira ingo zabo zari zigiye gusenyuka zikubakika. Ndabizi ko uri nararibonye mu kumenya ibintu bisenya ingo, kuko benshi urabunga ubuzi ibintu bapfa benshi bikunze gusenya ingo. Iyo urebye ku ruhande rw'abadamu, ni iyihe nama wabagira kugira ingo zabo zubakike neza? Imana igumugisha. Murakoze. N'abadamu rero ni ukuri, abadamu buriya ngo ni mutima w'urugo, niko bavuga. Buriya urugo rutagira umudamu ruba rwasenyutse, urugo rutagira umudamu nta kintu rugeraho. Ndagira nkubwire rero umutima w'urugo rwose, iga guca bugufi ku mugabo wawe, mutima w'urugo, iga kunyurwa n'ibyo umugabo waguhaye, mutima w'urugo, iga kubabarira umugabo wawe mu gihe yahuye n'ibibazo, mu gihe yaguye muri izo nzoga, muri ibyo byose umugirire imbabazi kugira ngo urugo rwawe rudasenyuka. Naho nugenda ukigendera uko wishakiye, ukavuga uti umugabo wanjye nanjye yanyweye nanjye ngiye kunywa rimwe, ukavuga uti umugabo wanjye yasambanye nanjye ngiye gusambana, niho urugo ruheraho rugira gute? Rusenyuka. Ariko kubera ko turi ba mutima w'urugo, icyo ngushishikariza ni uko wowe wajya ubabarira umugabo wawe, ugaca bugufi kandi ukanyurwa n'icyo aguhaye. Impamvu abagore benshi barimo guta abagabo, ntago banyurwa n'abagabo ba. Umugabo niba ari umukene, mwarashakanye ni umukene, ihangane. Wibona yuko ngo ubonye abakire ute wa mugabo wawe, oya, uriya niwe Imana yaguhaye, kuko n'ubundi uriya mukire arwaye amafaranga nta kintu akumarira, n'ubundi urayarya arangire wicuza ibyo wari urimo. Nyurwa n'umugabo wawe rero Imana yaguhaye, muri bwa bukene mu mubanemo neza, muri bwa bukene munyurwa n'uko Imana yabagize, kuko nta kitagira iherezo. Ubwo bukene bwagira aho mwubahanye, Imana igatangamo n'ubukire. Reka rero kwirukira byinshi, kuko baca umugani ngo utanurwo wari wambaye. Hari umugani bavuga ngo utanurwo ngo wirukira byinshi ngo ukabibura, hanyuma ngo utanurwo wari wambaye, uwo mugani ubaho, hanyuma na cya kindi wirukiye ukakibura. Amina. Ndagira ngo mbwire abagore rero, mureke kurarurwa n'abagabo bafite amafaranga, niko navuga. Kuko abagabo bafite amafaranga arakubwira ati duhure mu iroge ahangaha, yego ndagukubita 5, ukumva ni amafaranga menshi. Ariko nyurwa n'umugabo wawe, arazana 500 akunyure nshuti yanjye, arazana 1000 kikunyure, bya 5 ugiye kugenda uzakuramo na sida, bya 5 uzagenda urugo rwawe, urwa rukundo wahaga umugabo wawe uzaba waruhaye undi mugabo, ntago urugo ruzubakika. Niyo mpamvu amakimbirane azahoramo. Ndagushishikariza rero kunyurwa, nyurwa n'icyuma Imana yaguhaye, n'uwo nguwo Imana yaguhaye, nyurwa nawe. Ese ari ibibazo tujye tubona ku badamu, dore ku badamu, yego, hari abadamu basenya ingo ngo ni ukunga abagabo babo, ngo badakora amabanga bashakanye uko bikwiye, ngo ntiyabivamo. Ugasanga umugore ataye urugo, yabwira umugabo ngo navuye mu rugo, ngo njya, ngo navuye mu rugo ngo nambara, ngo none ngo urabona ngo ari iki naje kureba. Ugasanga umugore atashenye urugo ngo nibyo bibaho. None abantu nk'abo babagiriye inama.
inama nabagira rero kwihangana ngo bitera kunesha. Hari igihe Imana ikugerageza bikaba bimeze gutyo, ariko atari uko Imana ikwanze, ahubwo ari ukugira ngo ikurebe ko uzagira kwihangana. Mubyeyi nakubwira kwihangana, kuko igihe cyose ibyo bikimeze gutyo Imana igera ikabikiza. Icyo nakubwira, egera Imana usenge. Nubona bimeze gutyo uzegera Imana usenge. Nabonye Imana ikiza uburemba, nabonye Imana ikiza ibyo byose ikabikuraho. Mfite ubuhamya naguha abantu nka 5 Imana yagiye ikiza ibyo bintu kandi bigakunda. Niyo mpamvu nkubwira ngo ihangane, ukomeze gusenga, Imana izabigenza neza. Wita umugabo ngo nuko wavuye iwanyu urya ngo ibyo ngibyo urabikeneye. Imana irabizi ko ubikeneye, niyo mpamvu niwinjira mu gusenga neza izabikuraho bikagenda neza. Icyo nagusaba rero, ihangane kandi ukomere. None se ari uwibwira akakubwira ariko ati ko umuntu aba yambaye umubiri, ati wari nkawe, ati ibyo bintu wabyihanganira. Ariko ikintu ngushimiye ni uko babwiye usizemo ako kantu ko gusenga Imana. Nanjye nzi neza ko uyu muntu yasenze Imana, ibyo byose Imana yabimurwanirira. Kuko buriya nanjye nasanze ikintu gituma abantu badashobora kunesha nuko badasenga. Bisenga Imana abonye ikintu byose Imana ibishoboye. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kibazo kijya gikunda kubaho ku badamu, hari abadamu batajya bagira kunyurwa n'ibyo abagabo babahaye. Ngiye mpereye ku byo nzi, ari umudamu nzi umugore yahaye 5 bimujugunya mu maso, aramubwira ati amafaranga umpaye, ati wagira iki, ati nayamaze iki, mbona yamujugunye mu maso. Mbona umugabo arababaye. Ngibyo nibyo nzi, nibyo mvuze nabonye. None abagore bameze gutyo batanyurwa n'ibyo abagabo babahaye, wababwira iki? Ese nize nama wabahereza kugira bubake ingo zabo zikomere? Reka rero wenda mbahe nk'urugero. Nanjye ubwanjye nigeze kugira umutware wanjye agahura n'ibibazo, akabona nk'inoti ya 500. Noneho yayizana, ariko njye narasengaga nkavuga ni Imana ubu niko wabishimye. Buriya ari ikintu cyitwa kubwira Imana, ukayibwira ngo Mana niba ariko wemeye ko bibaho nanjye ndabyemera. Yego aba badamu rero, buriya niba umugabo aguhaye n'igihumbi, shima uvuga uti nukuri sheri urakoze. Buriya niko biba byagenze. Ariko hari igihe yaguhaye yanywereye, ukumva umujinya uraje, ukumva kamere iraje, ukavuga uti ubundi ndahaye iki ko amenshi wayanywereye. Tuza umutima, humura, ntago ariko bihora. Yego ndagira ngo nkubwira ngo niba ari nako bihora, Imana izageraho ibirangiza. Ndagira ngo nkuhumurize nkubwira ngo naguha n'icyo gihumbi yanywereye 5, ujye uvuga ngo Mana niko wabishimye ndabyakiriye. Wimwuka inabi, wimutuka, wimubwira nabi. Buriya umuntu iyo umubwira ineza buriya hari ibintu byinshi ikuraho. Mubwira ni neza, umubwira utari ko sheri nukuri igihumbi nta kintu kikigura, ariko nukuri umboneye nka 2 wabungiriye neza. Umubwira ni neza, umubwirana urukundo, n'umubwiye umufitiye umujinya, n'umubwiye umukankami. Nk'ubwo ngiye yazanaga ayo 500 nkayakira nkaguramo ibijumba bya desa n'utuboga, nkatekera abana kandi tukaramuka. Ubwo nkabwira Imana ntubu niko wabishimye. Yego murabizi kwanda hari abagabo bamwe batsimba nibabwira umushahara abagore babo, ariko ndagira ngo ubwira ngo we mudamu ujye uturiza ku Mana, ntumuture umujinya. Umubwira uti nukuri sheri ndabana iki gihumbi nta kintu cyagura, ese nta 2 wabona. Umubwirana ubugwaneza. Buriya abagabo n'abana beza baba bashaka umuntu ubabwira neza, baba bashaka umuntu ubabwira ni neza, baba bashaka icyubahiro. Yego ujye umwubaha, numara kumwubaha umubwira uti sheri nukuri ndabona igihumbi ari makeya. Numubwira neza ni neza, uzarebe ko adashyiraho ikindi cya 2. Imana ishimwe. Ubwo ndagira ngo ubwire ngo kugira ngo Imana igire icyo ikora ku mugabo wawe, nuko ugomba kumubwira ni neza n'ituze, nta mujinya, nta burakari. Ukamubwira uti sheri nubwo wenda yaba yabonye ntacyo anafite yasize mu rugo, wenda wowe wagize icyo ubona, aratashye wenda nimugoroba, uramubwira uti sheri wiriwute akazi kagenze neza, uti ni karibu injira mu nzu. Yego aho kugira ngo umubwire ntacyo wasize nta mafaranga urabona twari kurya iki, oya wimubwira gutyo.
niba ufite n'igihumbi wowe ku ruhande abagore ndabizi ko mutsimba genda uhawe ibiryo nimugoroba naza umubwire uti sheri wiriwe ute akazi byagenze neza ni karibu ku meza umubwire niba ari n'ibijumba ubimuhane umutima mwiza buriya abagabo n'abana beza zambu turimo kumwerera umwereka urukundo n'ubugwaneza ntabwo yarenga ngo yongere kuguha igihumbi ahubwo aravuga ati umugore wanjye n'ubundi ko amfata neza umugore wanjye buriya reka mbabwire mwa badamu igituma abagabo benshi bakunda kwigendera hari igihe abagore namwe muba mudashobotse mutaha mukababwirana umushiha mukabatuka mukababuza amahoro yakubwira ati hindukira ukamurakarira oya ntabwo ariko bimeze ca bugufi imbere y'umutware umubwire uti sheri nibwo wenda wakumva utameze neza umubwire uti ni ukuri ntabwo meze neza uyu munsi ihangane ariko ejo bizemera umubwirana ubugwaneza buriya abagabo icyo bashaka ni icyubahiro ni ukubabwirana ubugwaneza ibindi byose birizana kuri bo n'abana beza wowe mucira bugufi wimubwira nabi yitanga umwuka nabi oya ceceka nubwo wenda ntacyo yaba yasize erega nawe hari igihe biba byamuyobeye umubwire uti ni ukuri sheri ni karibu mu nzu byagenze bite mu kazi ese byagenze neza umubwirana urukundo ni karibu ku meza ngwino umwereka urukundo rwa rukundo urimo kumwereka aho kugira ngo ajye kwa yandaya imwereka imwubaha cyane wowe mwubaha urushe yandaya yego umubwire uti sheri ni ukuri ni karibu amazi yashyushye yo gukaraba umuha amazi yo gukaraba hari abagore bajya abagabo ngo agenda uyisukire ngo agenda uyihe oya ntabwo ariko bigomba kugenda ubaha umutware kuko hari abababuze uyu munsi wa none njye mfite abantu bashisengera babuze abagabo ubavuga ati njye mbonye umugabo najya mwoza ibirenge amina niyo mpamvu nkubwira ngo wowe umufite mufate neza mwubahe umubwire uti sheri nuba nagiye kugenda uti Imana ikurinde uti amaraso yose agutwikire umusengere agendana ako kanyamuneza ni ukuri kwiyera numubwira neza icyo kintu nkubwiye ukajya umwakirana karibu ukajya umwakirana urugwiro ukamuha amazi yo gukaraba ukamuhisa ukamwegera ajyaza ukamukuramo inkweto hari abantu bavuga ngo njye ntabwo yamukuramo inkweto ugomba kuzimukuramo kugira ngo umwereke rwa rukundo ko none yajya kuri ndaya ikabikora wowe bite byawe haleluya nagira ngo ubwire ngo ugomba kumukuramo inkweto ukamuzanira silipa zaba na ngombwa ukamufasha gukuramo ipantaro kubera ko aba yananiwe njyewe ndabikora ibi mbabwire ntabwo ari ibihimbano njyewe ndabikora umutware ndamwubaha nuko mbigeze arazana sheri wiriwe ute ni karibu akajya gukuramo imyenda nkamufasha agakuramo inkweto agakuramo imyenda yagize amazi yashyushye nkaba nayasutse mu ibase agakaraba akavuga ati ni ukuri Imana iguha umugisha amina ndagira ngo namwe rero mwiga kubaha abatware kugira ngo ni ukuri n'umwubaha akamwereka rwa rukundo ntabwo yatinyuka kujya kuri yandaye yavuga ati n'umugore wanjye amakeya n'umugore wanjye arankunda haleluya bagore mwubaha abagabo gutyo murebe ko rwose nzi ko benshi muzampamagara kuko hari ibintu mutakoraga uyu munsi mukore uburiri mu busase neza umutware umwubahirize erega buriya nubwo waba utameze neza wamubwira uti ni ukuri hangane sheri ariko mu kanya saa 9 turaba turi kumwe amina Imana ishimwe rero Imana ibamere umugisha none se tujya ku musozo yego nk'ibintu wabwira abadamu bashobora gukora urugo wenda rushobora kuba rwasenyuka ariko rukaba rwasenyuka bitanyuze ku ruhande rwabo ariko ibintu ashobora gukora urugo rukaba rutasenyuka bimunyuzeho ni nk'ibihe wababwira ibintu cyambere ashaka gukora no kwihangana kubabarira umugabo guhora aca bugufi buriya iyo waciye bugufi ukababarira ukubaha ukanyurwa ibyo bintu byubaka urugo Imana ishimwe ni ukuri byubaka urugo kandi rukagenda neza yego kuko buriya iyo wanyuzwe ukababarira ugaca bugufi ibintu byose ukabyubahiriza umugabo akakunanira aho ngaho nta wakurenganya yego urakoze cyane mukozi w'Imana ese haramutse hari umudamu cyangwa umugabo uramutse ashaka ko wamugira inama ko uri umuntu ukuze
wagira abantu inama kandi na n'ubu urabagira inama bamwe benshi bamwe ingorane zubaka nyinshi nk'umuntu aramutse avuze ati hari abantu benshi nubwo abantu tubona bagenda mu mamodoka n'ibiki hagiye bagenda mu modoka ubona banameze neza ariko asanga mu ngo afite stress z'urugo bitewe n'ibi bintu badahurizaho. Nk'umuntu aramutse ashaka ko wamufasha wamugira inama yakubona gute? Ikindi buriya abadamu ntarabaha nomero zanjye mujye mukunda kujya inama n'abagabo banyu. Buriya nta wundi mwajya inama utagiye inama n'umutware wawe ngo niba mufite amafaranga mubone uko muyakoresha. Buriya hari abantu benshi ngo batajya bajya inama, buri wese agakora ibye ariko buriya ntabwo ari byiza. Iyo mushyize hamwe nibyo nababwiraga, iyo rwa rukundo, iyo kwa kunyurwa, iyo kwa guca bugufi, iyo kwa kubabarira, iyo kurimo kose no kujya inama biraza ibintu byose bikagenda neza. Amen. Yego, nomero zanjye rero ni 0782593222. Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Yego, tongeye bakozi ba Shenge TV, umukozi Imana banze guhumugisha kubw'ubutumwa bwiza tugejejeho. Imana iguhumugisha. Yego bakozi ba Shenge TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Kunkurarikira utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification zacu uko bwije nuko bukeye. Shalom.